ngo ndabizi ngo mana y'i Yerusalemu, mana ya Aburahamu, ya Mishaki na Abedinego, abo n'abakurambere bahehe bo muri icyo gihugu. Ahubwo bakagombye kuvuga ati mana ya Ryangombe, mana y'iwacu y'u Rwanda. Ako kantu Ukambaza imandwa ya so cyangwa ya sogokuru wawe. Nimba sogokuru wawe yari umubaji, wakagombye kuvuga ati kugira ngo mbaze neza. Nakagombye kumenya imandwa ya sogokuru ubyara papa, kuko niwe wari umubaji. Ndetse wajya kubikora ukavuga ati nta nubwo ari nanjye mubaji, umubaji ni sogokuru. Urumva hari icyo wakora biyitirira. Mbese nyine ubwo ushatse kuvuga ko twebwe twarayobye kuba twiyambaza Imana ya Isirayeli mu kindi gihugu, twakabaye twizihiza Imana y'u Rwanda. Ahubwo usanga wiyambaza abakurambere bawo ngo mana ya Aburahamu, ariko urumva ukuntu bavuga mana ya Aburahamu, mana ya Yakobo, mana ya Eliya. Tina hanagiye mpora n'umuhanuzi arabimpanurira ati wowe ntabwo wari umuhanuzi ahubwo ni umupfumu. Ubwo rero urumva mu bundi bw'imyemerere ya Gikristo bo barakubwira ati umukozi w'Imana, Imana yamuvugiyemo ampanurira ko nzabyara umwana w'akamuga, nzabibyara nzashaka bikanga. Ubwo ntuhana ubu ntawe ukiraguza mu Kinyarwanda, ahubwo bajya kuraguza hehe mu nsengero. Aha uvuza ako kantu ko kuvuga ngo umupfumu ni umuntu ubona ibintu biri inyuma utabasha kubona. Urangije urongera bigarura muri sanse ubihuza ni generation turimo, usanga benshi tujya mu nsengero tukavuga ngo ni ukwerekwa uyu muntu ni umuhanuzi. Ese ubupfumu n'ubuhanuzi hari aho bihurira? Nasinge nk'inyarwanda rega no mu Rwanda harimo abantu bagiye bakora ibitangaza. Ntago bariya baturutse kure cyane aribo bakoze ibitangaza. Ahubwo ibyo bintu uvuze nsa nkaho ndi kubyumva, sinzi niba ndi bubyumve kimwe na bagenzi banjye barimo kutwumva baduteze amatwi. Bisa nkaho twebwe turamenya Imana n'abakurambere b'abandi ibisekuru byanditse. Yego, tukanabisaba n'imigisha. Bitatuzi. Mu gihe iby'iwacu byarakaye bibabaye ko twabitereranye. Yego, nuko nguko bimeze. Noneho wabuze ubwenge ugakorera Imana y'iwanyu. Nkungu buzanabibona rimwe uzasanga abantu bajya mu rusengero agasinga, ariko bakamuvuga ngo karande y'iwanyu ntabwo izigira itumubyara. Akajya mu rusengero akajya za Kanyari akajya na hehe ngo arasaba urubyaro. Yabone iyo byanze kuri finale aravuga ariko ni gute none reka ndeba abanyarwanda. Kishi ne kishi ugasanga ageze mu Kinyarwanda. Tamu kibatiri wagafunzo yi. Ndiri ntwari sindi ikigwara. Muraho neza abakunzi mukurikiye Umurage Gakondo TV. Mbanje kubasuhuza mbaza gukora like, comment, share and subscribe. Iki kiganiro cyacu rero nkuko mubimenyereye ni ikiganiro Mbwiza kuri uyu munsi rero Umurage Gakondo twabateguriye umutumirwa ukomeye cyane, umutumirwa ari nawe umuyobozi mukuru w'Umurage Gakondo TV. Araza kudusobanurira kugendanye n'ubupfumu. Benshi ndabizi muri mwebwe mufite amatsiko gusobanukirwa no kumenya ubupfumu ni muntu nyabaki, ese ubupfumu byari iki, kera hose na mbere byahoze bisobanuye iki, bikora bite. Mbese nyine amatsiko ndabyumva muri benshi muyafite. Muri kano kanya rero turayamarwa. Murakoze cyane. Iki ni ikiganiro Mbwiza ukuri gikurikiranwa kuri YouTube channel Umurage Gakondo. Nibyo biganiro nanjye nari nifuje kugira ngo nze dutambutseho ikiganiro ku bibazo bimwe abantu bibaza, abagenda batwandikira comment ziriho. Yego, tube twabasha gusubiza bimwe mu bibazo byagiye bigaragara muri comment zacu. Rero mbashimiye abantu twakomeje guhuza kuganira kuri urubuga rwacu Umurage Gakondo TV, kuba mukomeza kutuba hafi mukatwereka ko mudukurikiranye kandi mukaba mutuba hafi bugufi. Nongere mbibutse nimero zacu dukoresha ni 0788 24 55 125 cyangwa se 0788 24 55 125. Aho ni ku Umurage Gakondo TV. Ubwo rero ikiganiro ni Mbwiza ukuri. Twagiye tugaragaza mu biganiro byinshi bitandukanye, ariko dushaka kuvuga ngo ese koko ibi bintu bimeze bite, byakorwa gute, ese ibi koko nyabyo. Nagira ngo rero dutangire. Urabizi
bimwe mu bintu urubyiruko ruba rufite amatsiko nari nishimiye kugira ngo uno munsi tubane namwe, hanyuma nagira ngo utanye umbwira ati nibura yenda gushidikanya kuri ibi n'ibi ubundi mbashe gusobanura, ubundi dukomeze ikiganiro. Hari ubutumwa wagiye wakira nkawe koko urubyiruko kavuga ati jewe mba numva bambaza ibi, ubwo nagira ngo nguhe uburenganzira umbaze n'abadukurikiye, kandi mwese tubibutsa ko wakora share. Yego, murakoze cyane nyakubahwa CEO wa Umurage Gakondo TV. Ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, nanjye ubwanjye nibaza, ubupfumu ni iki? Ese muri iki gihe turimo ubupfumu wabugereranya n'iki? Murakoze cyane. Ibyo kuko biragoye cyane guhita ubisobanura ubupfumu ni iki, ariko ubupfumu nakubwira ngo ni imvugo bashyiraho. Ubupfumu biva ku nshinga gupfumura, kureba hirya y'ahandi hataraha. Gupfumura tuvuge ni nk'uko wafata kino gikuta ukabatereka ndebemo imbere nk'inzu, ariko ubaye uhagaze hano niho bita gupfumura. Yego, ni ukuvuga rero ngo ninde umupfumu? Ese ko bavuga abapfumu abenshi baba bashidikanya umupfumu ni umuntu mubi, niko yongera ngo mubyumva. Iyo umuntu akubwiye umupfumu uhita uvuga ati uyu muntu ntasengeye, ntabaho, banza atanasangira n'abandi, ntajyama nk'abandi, ubanza arara yicuritse, banza arara ahagaze. Ibyo bintu biragoye cyane kubisobanura, ariko kuko ari ibya mbere by'abakurambere batubanjirije, nibyo bintu tugenda dusubiramo. Kabone nubwo yenda izi nzaduko z'abazungu zaje, imyaduko y'abazungu iraza iravuga ati okay, ibi bintu twabonye mupfumura nabi, mwe mubyihoreye, muze tubereke ukuntu gupfumura bigenda. Yego, dupfumuze. Ubundi gupfumura byabaga bimeze nkaho uri umuganga, wagombaga gusuzuma ibyo bintu ukamenya ibintu biri imbere, ibyahise n'ibirimo icyo gihe. Niho abantu bavuga ati ninde wabikubwiye ko uzashaka umugabo w'ikimara? Ati nahantu nagiye mpura n'umuhanuzi arabimpanurira, ati wowe ntabwo wari umuhanuzi ahubwo ni umupfumu. Ubwo rero urumva mu bundi bw'imyemerere ya Gikristo bo barakubwira ati umukozi w'Imana, Imana yamuvugiyemo ampanurira ko nzabyara umwana w'akamuga, nzashaka bikanga. Ubwo niho hantu ubu ntawe ukiraguza mu Kinyarwanda, ahubwo bajya kuraguza hehe? Mu nsengero. Aha, uvuza ako kantu ko kuvuga ngo umupfumu ni umuntu ubona ibintu biri inyuma utabasha kubona. Urangije urongera bigarura muri sanse ubihuza ni generation turimo, usanga benshi tujya mu nsengero tukavuga ngo ni ukwerekwa uyu muntu ni umuhanuzi. Ese ubupfumu n'ubuhanuzi hari aho bihurira? Ubupfumu n'ubuhanuzi ni ikintu byose biringaniye, bikorwa n'impano imwe. Impano nimba wowe uvuka mu muryango w'abahanuzi, nukura n'ubundi uzahanura. Iyo wabyanze ukajya muri bya bindi by'umuryango bw'uko wumvise ko ari na bibi n'ibindi, wowe ugakurira mu idini, wowe byanze bikunze ya mpano ikurimo n'ubundi izagukoreraho, izagusanga hose mu nsengero. Nibo uzasanga akubwira ati njye ndi umuhanuzi muri ADPR, ndi umuhanuzi muri izi nsengero izi n'izi, mvuga ubutumwa n'abarwayi ndanabasengera bagakira. Ariko akenshi na kenshi azasanga akubwira ati yewe wa mukobwa we, sanze warazinzwe n'abazimu b'iwabo waso. Ukaba Imana yari nayo yaragwireba mu muryango wa wundi. None wajya kwivuza mu Kinyarwanda, uwo bita umupfumu nawe akakubwira ati ndi kubona icyakuzinze cyakubuje gushaka ni umuzimu uri iwabo waso. None ukibaza ni gute uwo mu masengesho yabikubwiye n'uwo mu Kinyarwanda akaba yabikubwiye? Urumva rero ni ikintu kimwe bahuriraho, ahubwo batabyumvikanaho kimwe. Ntabwo bashobora kumvikana ko uyu nguyu ari umurokore mugenzi we cyangwa bahuriye ku mpano. Oya, ahita akubwira ati wowe Imana ukorera ntabwo yizi, wowe iyo wawe iri mu mwijima, ariko yanjye njya gusenga ku mugaragaro. Mbese ubwo ushatse kuvuga ko umupfumu
na n'umuhanuzi ni ikintu kimwe nuko biba byahinduriwe inyito bitewe n'aho uri nk'ubu ngubu tugiye mu rusengero ushobora kuguhanurira bagahita bavuga ngo ni umukozi w'Imana kandi uri umupfumu wandaguriye ahubwo ndi umupfumu nakuragura no kuragura no guhanura ni kimwe kuragura no guhanura byose ni ukwerekwa ahashize ahazaza nawe mu gihe urimo kuko umunyamasengesho nawe wabibyirukiyemo arakubwira ati njyewe nahanuye ibi Imana yanyeretse ibi ntabwo yigize iza ngo ihagarare ku idirishya yimubwire oya ntabwo yigize ibikora nta nubwo mwayibonye yinjira bihwanye rero na wa mupfumu wa original nawe azakubwira ati mbajije nimba akoresha imandwa cyangwa se n'ibindi bintu azakubwira ati imandwa ziwacu zimbwiye ko weho utazabona umugabo kubera ibi n'ibi cyangwa se uzabyara upfusha ahubwo ugaruyemo akandi kantu nanone urubyiruko twibaza imandwa y'iwanyu imandwa ni iki nyine ugerekereje ku buryo twe dushaka kubyumva nk'urubyiruko rw'ubu icyo baba bise imandwa kugira ngo nguhe ishusho nyayo isa nkaho igaragara neza cyangwa buri mu rubyiruko rwose imandwa ni ikintu kiba gisumbye ikindi urumva tuvuge muri generasiyo twese turi abantu ariko hari umuntu usumbye abandi nk'urugero nimba turi abaturage twese dutuye ku musozi umwe ariko byanze bikunze wa musozi dutuyeho hazavamo utuyoboye nibashaka bazamugira umukuru w'umudugudu nibashaka bazakubwira ko ari umukuru w'isibo ariko niwe bagenza bate batura ibyo bibazo ubu rero bashobora kuvuga ati uyu niwe uhagarariye bari abantu ubwo rero uyu bizanye muri kinyarwanda baravuga ati uyu niwe mandwa yacu yiwanyu ubwo nimba kubwira ngo ni imandwa yiwanyu ashobora kuba nyine ayo yarasanzwe ari umuyobozi w'umuryango iwanyu ntabwo yigeze ajya kuyobora muri leta nta nubwo yigeze agira ibya politike n'ibindi ariko we yakoze ibintu byo kuyobora umuryango bazakubwira ngo umutware w'umuryango mu miryango iwanyu muzajya mugenda mubyumva umwe akubwira ati uriya niwe mutware wacu niwe uyoboye umuryango rero uriya baba bamugize mukuru muri abanyamuryango ariko hagomba kubonekamo umukuru muri twe ngize amatsiko kuri icyo kintu tubwiye uratubwiye uti imandwa ni umuyobozi mukuru nk'uko natwe ubwacu mu bantu habaho umuyobozi ese niba koko mu bantu uravuze ngo mu bantu mbega bigaragare ko nubwo imandwa ari umuyobozi ariko ni umuyobozi mu yindi kategori y'imbaraga zitagaragara mu mbaraga zitagaragara izihe izo z'abakurambere izo twakita iz'abakurambere urumva nimba umuntu yapfuye iz'abakurambere yego aho ngaho rero urongera ugaruka udusanura abakurambere umukurambere ni bano bantu baba barashaje ashobora kuba umukurambere atari uko yapfuye ashaje ashobora kuba umukurambere kuko akomoka mu muryango w'iwanyu uzumva bamwe bakubwira ngo hari umukurambere ngo uri iwanyu ngo wapfuye adashatse ngo niwe ukubuza urushako ngo wapfuye adashatse niwe bakuzingiyeho wapfuye adashatse niwe bagize gutya na gutya cyangwa se hari umukurambere wibaga iwanyu mu muryango ugasanga umwana ari kugenda yiba nta kindi mubuze urugo rwawe rukomeye n'ibindi ugasanga rero icyo gihe habayemo kubera yatewe na wa mukurambere keretse tugaruka mu kiganiro gitinze cyane tukaziga n'uburyo abazimu batera ni ese nicyo umuzimu ashaka icyo gihe rero byanze bikunze niho hantu ushobora gusobanukirwa neza ukareba ngo imana imandwa abazimu bikoraniye hehe bihurira hehe ariko uretse ahantu wasanga umuntu ahagaze umusanze mu mana yakubwira ati ni umumarayika wabimbwiye cyangwa se ni mutagatifu wabimbwiye bitewe n'ahantu wamusanze asengera imandwa ishobora kuba ari marayika wawe cyangwa se bitewe n'aho usengera imandwa ishobora kuba yaba ari mutagatifu wawe urumva wiyambaza nk'uko bavuga ati mutagatifu runaka uransabire cyangwa se mubyeyi w'Imana uradusabire urumva hari umukurambere basaba ngo abavuganire ku Mana ubwo rero nanjye ni muri ubwo buryo nkubwira ngo imandwa yo n'umukurambere ari ikintu kimwe ariko basumbanye umwe ni umuturage undi ni umuyobozi
usa nkaho duteye amatsiko uratubwira uti imandwa abakurambere byose bifite aho bihurira n'abazimu ariko icyo kiganiro ntabwo turi bukinjiremo uyu munsi ni icyo utaha urumva tugiye kugisoza ikiganiro ariko turacyafite amatsiko twizere ko ubutaha noneho uzaza udusobanurira ku bigendanye n'abazimu imandwa byose nyine ibyo byose tuzagenda tunabivugaho kuri byinshi uko muzajya banyenera ikiganiro cyo tuzajya tugikora ariko icyo gihe niyo mpamvu tuvuga ngo ikiganiro ni Mbwiza ukuri ntabwo uzicara ngo ubwire umwana wawe ngo ndabizi ngo mana y'i Yerusalemu mana y'Aburahamu ya Mishake na Abedinego abo n'abakurambere bahehe bo muri icyo gihugu ahubwo wakagombye kuvuga ati mana ya Ryangombe mana y'iwacu y'u Rwanda ukambaza imandwa ya so cyangwa ya sogokuru wawe nimba sogokuru wawe yari umubaji wakagombye kuvuga ati kugira ngo mbaze neza nakagombye kumenya imandwa ya sogokuru ubyara papa kuko niwe wari umubaji ndetse wajya kubikora ukavuga ati nta nubwo ari nanjye umubaji ni sogokuru urumva hari icyo wakora biyitirira mbese nyine ubwo ushatse kuvuga ko twebwe twarayobye kuba twiyambaza imana ya Isirayeli mu kindi gihugu twakabaye twizihiza imana y'u Rwanda ahubwo usanga wiyambaza abakurambere bawo ngo mana ya Aburahamu ariko urumva ukuntu bavuga mana ya Aburahamu mana ya Yakobo mana ya Eliya imana ya Eliya ni gute se utasenga inyarwanda cyangwa ukareka iya Eliya ugasenga iwanyu mu muryango urumva biragoye urubyiruko rero dutekereze kabiri ndumva aho hantu harimo akantu kuko twayobye turi kuyobera ku mana y'abandi tatuzi hari igihugu cya Isirayeli ntabwo ari ku isi hose oya se ntabwo ubyumva reka niyo usoma na Bibiliya ubutaha tugaruke mu kiganiro uzambwire tuzane na Bibiliya n'iki byose ibyo bintu bikweke barakubwira ngo hari ab'igihugu cyasezeranyijwe ubwo urumva nyine ab'igihugu cyasezeranyijwe cya Enozi abandi bakakubwira ngo umwana wo kurimbuka nubwo uzakora ute ntuzabura kurimbuka ariko ab'ijuru bagenje bate barahari ab'ijuru ngo bagenze bate barahari rero si iyo mpano uzahora wiyomekaho kuvuga ati reka ngerageze niyomekeho nyaboneka nyikorere urumva barakubwira ngo igihugu cy'i Kanani hari abagisezeranyijwe urumva wabwirwa n'iki uwo nimba nawe uri njye nasinga inyarwanda rega no mu Rwanda harimo abantu bagiye bakora ibitangaza ntago bariya baturutse kure cyane aribo bakoze ibitangaza ahubwo ibyo bintu uvuze nsa nkaho ndi kubyumva sinzi niba ndi bubyumve kimwe na bagenzi banjye barimo kutwumva baduteze amatwi bisa nkaho twebwe turamenya imana n'abakurambere b'abandi ibisekuru byandi yego tukanabisaba n'imigisha bitatuzi mu gihe iby'iwacu byarakaye bibabaye ko twabitereranye yego nuko nguko bimeze noneho wabuze ubwenge ugakorera imana y'iwanyu nk'ubu uzanabibona rimwe uzasanga abantu bajya mu rusengero agasinga ariko bakamubwira ngo karande y'iwanyu ntabwo izigira ituma ubyara akajya mu rusengero akajya za Kanyari akajya na hehe ngo arasaba urubyaro yabona iyo byanze kuri finale arabata ariko ni gute none reka ndebe abanyarwanda kenshi na kenshi ugasanga ageze mu kinyarwanda bita bihuriramo kuko noneho nibwo yagarukiye kuri ya mana y'iwawe y'inyarwanda buriya iyo abanyarwanda batavura cyangwa se batazi imigenzo zabo n'imizirizo ubu ngubu nta muntu n'umwe wakagombye kuvuga ngo ndetse gusenga ariko hari n'ureba nyine akabona ni politike n'ibindi agatavuga ati oya reka nigire mu kinyarwanda nasomye ko n'uzabura ubwenge izamwanga izamureka nyine izaguta nubura ubwenge izaguta ubwo rero niho hantu mubwira ngo buri muntu wese agerageza asenga yimwegereye ariko bose simbishishikarije n'abadukurikiye cyane ariko nkubwire ngo ariko wakagombye ikiganiro ni Mbwiza ukuri yego ikiganiro ni Mbwiza ukuri nanjye kuko byarangoye kubyumva urabona mbese ariko narabyakiriye kandi mbona ari naho hantu bingeje binama amahoro yego ndumva rero mwebwe mwese rubyiruko muduteze amatwi mutwumva mutureba uyu ndi muganga gakondo Umurage
atubwiye buryo ki Imana y'u Rwanda twayitereranye, kandi koko turabitekerezaho turebe koko niba ari byo ibibazo dufite twifuza kumubaza byose tumubaze, arahari. Comment de kuri YouTube, twandikire comment, azagusubiza buri kibazo cyose wumva ukeneye kumubaza kugendanye n'umuco, cyane cyane by'umwihariko ku Mana y'u Rwanda n'ubupfumu. Murakoze cyane, ikiganiro nakagaruka. Tubibutse nimero zacu aduhamagaraho 0784 55 125, ubundi ukahabwa ubusobanuro.